buriya ubundi muri make ibintu ntabwo nge nari nzi ko ubundi habaho nyine nk'abantu bagira urukundo kuko nyine nakuze nta muntu mbona mu rukundo hanjye urwiha nyine muri make ari njye ndi umwana ndi n'umubyeyi. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Nzarire bigitangaza Yesu mwami yakoze ko yavuye mwijuru ngwampfiri Gologota. Nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze ndi kumwe nabo mwijuru imbere ni umuntu nazigere nyine yiheba kuko nubwo amara imyaka ingahe 12 20 mirongo nabufasha urabona ariko nyine ikigeragezo gihana imbibi n'igisubizo cyane no kudacika intege kandi guhorana umurava muri wo. Banamubwira ko yaranereranya aterana na mama kandi ahari amenye ko nakuze kandi igihe kimwe nanjye nzaba umugabo nkagira icyo nimarira kandi nanjye nzagira ibyo nkora bitameze nk'ibyiwe nzakora ibihwanye n'ubushobozi ifite apana gutererana abantu. Ubu se ko yateye mama inda bakamusiga aho ngaho ababona nunzwe n'iki cyane arakujijwe n'iki byose byavuye mu magara ya mama. Undi ataratangira kurwara yakoraga akazi k'uburaya nyina andera akarera n'abashiki banjye kuko turatuza ntitwagiye icyo tubikoraho. Ndavuga ati nzemera nzakisha uburyo bwose bushoboka ndebe niba ari n'uwanguriza 200. Aha yari imyaka 11 ishize Regis abaho mu buzima bugoye cyane bw'amarira, agahinda, akababaro, inzara ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye bihurirana no kuba akabura nikaboneke we yari afite uburwayi bumukomereye cyane. Byari bibabaje dore ko byari kenshi agaragara mu mihanda ndetse no ku dusozi dutandukanye yiyambura ubusa hakabura umwambika, aho byagendaga bigaruka bivuga n'abaturage ko haba hari uburangara abayobozi bagenda babigiramo. Ngo rero natwe tubibonye tubura uko twabigenza. Hano nanjye nta mukuru w'umudugudu nigeze mbabona, nawe nabonye waje kumureba. Mufite se ahubwo umukuru w'umudugudu turamufite ariko bisa nkaho tutamufite nawe. Muri ibyo byose ahubwo mwakagombye kubaza Regis niba hari umuyobozi n'umwe wahageze. Yarabibabwiye tuwe ko yabibabwiye. Niba yarabibabwiye ahubwo ubwo batabikemuye. Niba batarabikemuye ni ya myumvire mikeya y'ubuyobozi. Ibyo abantu batandukanye umunsi twahageraga abenshi ababibonye nijoro baraye badasinziriye, ababibonye ku manwa biranwa gahinda n'akababaro, maze bose intego bimwe guhindura ubuzima Regis na mama we kugira ngo nabejo cyangwa ejo bundi bazabe bafite ubuhamya bwiza. Byari byarabaye inzitizi ikomeye cyane kuri uyu muryango kubera ko mama Regis yari amaze igihe kinini cyane atagera kwa muganga, aho Regis ubwo twaganiraga yari yatubwiye ko babuze n'ibiceri 200 byo kugira ngo bazabashe gushyira kuri mituwele, dore ko ubusanzwe leta isanzwe iha ingoboka uyu muryango ndetse ikawutangira na mituweli, ariko bari barabuze ibiceri 200 byo kugira ngo bishyire kwa muganga kugira ngo mama abashe gusubira kwa muganga. Tukihava abantu batandukanye bose bashatse gukorera umugisha kugira ngo bamujyane kwa muganga, biza no gukunda mama Regis agera kwa muganga mu buryo bwari bwiza cyane. Gusa Regis uwo munsi nibwo ku ruhande rwe yatangiye kubona impinduka ku bugingo bwe, maze abantu batandukanye batangira kumusura baramuhumuriza ndetse bamwe bagenda banamufasha mu kwishimira isabukuru y'imyaka ye 15 yujuje muri iki gihe. Uyu muhungu Regis ni umwana mutoya ariko imitekerereze ye kenshi cyane yo muganira
iragutangaza bitewe n'ibitekerezo cyangwa se n'ibisubizo agenda aguha, cyane cyane iyo ugenda umubaza cyangwa se muganira mu bihe bigiye bitandukanye. Iki gihe mu buryo twagendaga tuganira nawe wumvaga ko atangiye kugira icyizere ndetse ari no kubona imbere hazaza heza, dore ko yari amaze kubona abemera kumubera papa, dore ko ubwo twaganiraga ubushize byagaragara ko papa atanamuzi, atigeze anamumenya, bikamutera n'agahinda gakomeye cyane. Ayo marira yaje kuyahozwa maze abona abamuhagararira benshi cyane. Ikindi kandi cyongeyeho, yabonye bashiki be batandukanye, abona n'abandi bavandimwe be bamugiye bamuhora hafi mu bitandukanye. Ari nabwo urugendo rwabaye nk'aho rukomeye cyane, maze dutangira urugendo kugira ngo turebe ko hari ibikorwa runaka bishobora kuba byahuzwa biturutse mu bakunzi b'Impanuro TV bagiye bihuza mu buryo butandukanye nk'uko basanzwe banabigenza, maze bakora igikorwa kitagira uko gisa. Nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi. Mu minsi yashize nibwo abantu batandukanye bongeye kwishima baranezerwa ubwo babonye icyiciro cya mbere cy'ibyishimo bya Regis. Gusa uyu munsi ho ni akarusho kuko byisumbuye ku byabanje. Buri wese yifuzaga kubona uyu mwana mu ishuri ryiza kandi akongera kumubona aseka yishimye, anejejwe no kuba abayeho afite umuryango. Byari bikomeye cyane ubwo yagaruka ku gahinda yatewe na papa w'umubyara. Buri wese akifuza kuba yahagarara mu cyimbo cye. Gusa kuri uyu munsi amahirwe yose ya Regis yerekeye kuri umwe mu miryango utuye mu mujyi wa Kigali wafashe iya mbere kugira ngo umufate nk'umwana wabo mu buryo butandukanye, haba mu byo agenerwa, mu byo akorerwa, mu byo aganirizwa. Buri kimwe cyose gikorwa, uyu muryango wemeye guhagarara mu mwanya wa mama wa Regis na papa wa Regis mu gihe cyose bakiri kuri iyi si. Byatangiye bakora ibya mbere, ariko ibi byo bije ari akarusho. Uyu munsi nibwo twakoze urugendo ruhaguruka mu mujyi wa Kigali twerekezaga mu karere ka Musanze. Habanje gukorwa byinshi cyane mu gukusanya ibikoresho ndetse n'ibindi bitandukanye byo kugira ngo yinjire mu kigo Wisdom School giherereye mu karere ka Musanze ku muhanda Musanze Kinigi. Ni ishuri rimaze kuba rurangiranwa mu Rwanda, haba mu mitsindishirize yaryo ndetse no mu burezi bufite ireme, ahanini byose bigaruka ku muco wa Gikristo, dore ko ari ishuri kuri uyu munsi rimaze kugenda ryandika amateka atandukanye binyuze mu bikorwa bitandukanye byagiye bikorerwa muri rino shuri. Uyu munsi ubwo twahagurukaga twerekeza ahangaha kuri iri shuri, Regis nawe ku ruhande rwe ntabwo yabyumvaga cyangwa se ngo yemere ko ari we bigiye gukorerwa. Gusa byose byari we. Buri wese arishimye, anejejwe n'igikorwa cy'uyu munsi, ariko kuri Regis we ni akarusho. Hari byinshi cyane aba yibaza ndetse n'ibyo abatekereza, ariko yongeye kubona ko muri byose Imana ariyo ya mbere, kandi ibyakorwa byose nta cyabuza umutima we kunezerwa biturutse ku byo yasabye Imana ikabimukoreye. Hari benshi bamusengeye, hari benshi bifuje gukora buri kimwe cyose, haba mu kumurera, haba mu kumufasha muri byose, ariko uyu munsi byose Regis byakozwe kandi bimeze neza cyane. Reka tubashimire cyane abo tugiye kubana mu kiganiro cy'uno munsi. Tugiye kumvamo byinshi cyane, umunezero n'ibyishimo bikomeye kuri Regis n'uyu muryango we, binyuze mu bikorwa bitandukanye byagiye bikorerwa hamwe ndetse bikagenda binahuzwa mu mbaraga zitandukanye kugira ngo bibashe kugenda neza cyane. Ndi Yare Pacifique Kwizera mugiye kubana muri iki kiganiro. Ikaze, turabakunda cyane. Iyi ni Impanuro TV, mukore subscribe. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ko yavuye mu ijuru ngo ampfire Gologota. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nabo mu ijuru imbere y'aya ntebe. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze,
ndi kumwe nabo mu ijuru imbere ya ntebe. Yego rero ndabashimiye cyane kandi ndanezerewe kuri aka kanya keza nongeye kugira n'amahirwe nk'aya ngaya kuba mpagaze mu bwatsi bwa Wisdom. Ni mu karere ka Musanze niho turi. Ni ikirere cyiza cyane kirangwa n'imvura, kiba gituje kandi gihehereye. Abahari bose usanga bishimye baguwe neza cyane. Rero navuga ko ni umunsi w'umugisha ukomeye cyane. Muri rusange ntabwo turi bugaruke ku byabanje, ariko reka dufate umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo dushimire buri umwe wese wagize ibikorwa akora kugira ngo Regis yongere yishime, by'umwihariko umuryango wamwakira ukamufata nk'umwana, bikaba bamutejeje intambwe nk'iyi ngiyi ikomeye cyane kuba agiye kwiga ahantu heza nk'aha ngaha. Ibyo ari byo byose ni umunsi uvuze byinshi cyane kuri Regis, cyangwa se namwe mu bireba. Hari ikindi kintu runaka mwigiyemo aha ngaha cyangwa se mugiye kubona, na Regis nawe afite byinshi cyane yavuga, ariko uyu munsi yinjiye mu isi ataramenyereye, ashobora kuba atarabyakira cyangwa se atarabyumva neza, ariko ibyo ari byose bigiye kugenda neza cyane. Regis, Yesu ashimwe. Ahimbaza. Nakuraje banza usuza abantu badukurikiye hariya, bashaka kubona umeze neza. Banza unahindukire barebe fresher uhagaze, ariko banza uhindukire banza basuhuze. Umeze bite Regis? Ndimeze neza. Umeze neza? Beho yagukubise? Reba n'imvura yaguye, arakonje. Biri gupfira hizi? Naho n'ahantu biri gupfira. Ngo usuza abantu badukurikiye babwire ati ni Regis, bumve ko ari nawe koko, ubundi gahunda zigende neza. Buriya nyine ndabasuhuje bose, nyine uzi ko wese yafashije nyine ndamushimiye kandi ndanamusuhuje ahari. Uyu munsi uri kumva umeze gute muri wowe? Ndumva nyine nishimye. Oya, nta bintu bya nyine, urumva wishimye byuzuye muri wowe. Regis rero ngire ngo abantu benshi cyane yenda bari bashaka kumubona muri iyi shusho. Ubushize Regis tuganira hari ibyifuzo yaduhaye bitandukanye, harimo icyo kwiga, icyo cyo Imana yakivivuye uyu munsi, harimo n'icyo kuvuza mama we. Stile abaganga baracyari kumwita, ibintu bizagenda neza cyane. Uyu munsi Regis yaje hano mu karere ka Musanze, niho turi, yaherekejwe na delegation nini cyane rwose. Ibyo ari byo byose namwe aho muri ndizera ko turi kumwe kandi 5 kuri 5. Regis, ubundi muri we hari ibyifuzo twaganiye ushize ibijyanye n'imyigire yawe, kuba wageze hano mu ishuri ryiza nk'iringiri rya Wisdom, riri mu mashuri navuga ngo afasha benshi kandi akomeye mu gihugu. Kuri we bisobanuye iki, bivuze iki? Buriya nyine icyo bivuze bura muri make, gerejwe ariko bakumva. Buri uko bivuze nyine muri make nicyo bisobanuye. Nyine ni ikintu gikomeye nyine. Nanjye ntago nyine narinze ko nyine ntajye nazaza kwiga ahantu nyine hameze kuno, hakeye gutya, nabo banigisha nyine neza. Ni izihe ntego ugiye gukoreraho wiga aha ngaha kugira ngo abantu bose bagize uruhare memu n'uyu muryango wumve ko utari guhinga ku rutare uzava usarurira ku rutaro? Bimeze bite muri ntego uzikuzanya aha ngaha? Ni izihe muri rusange n'abantu badukurikiye kugira ngo banagusengere muri uwo mugambi ugiye gukoreraho muri kino gihe winjiyemo, umwaka mushya, ibintu bishya, ubuzima bushya, imibereho mishyashya? Bimeze bite? Icyo navuga nyine n'ubundi intego n'ubundi nje kwigiraho ni za zindi, nta cyahindutseho. N'ubundi nta cyahindutseho. N'ubundi intego navuze zo kwigira, n'ubundi nizo n'ubundi zo kwigiraho. Ni izihe nyine nizitubwire, wazibagiwe? Gusa urumva wakwibagirwa intego ufite. Zitubwire nta kibazo. Buriya ntazivuga nyine muri make. Buriya ni ukwiga nyine umuntu akazagira nyine icyo yimarira muri make. Kwiga ukagira icyo umuntu yimarira, ni nabyo niyo mpamvu twiga, ni ukugira ngo tumenye bizadufasha imibereho. Ariko ku ruhande rwawe, yenda uje mu ishuri utari umenyereye, ryiga muri systeme yenda itandukanye n'ibigagamo, aho bizakura ntibigiye gutuma usubira inyuma? Ugiye gukora iki kugira ngo ukomeze ritime wari uriho kandi uzanayigumeho? Ritime kugira ngo nyine shikira abandi bari, ni ugukora cyane,
ariko nyine ntabwo uko bari hariya baba barazamutse neza bafite ubwenge baranize neza ubwo nyine ngewe nize nabi ndabizi ariko nyine kuri kureba hirya turebe kujya ubwira abantu n'abareba ni ugukora nyine cyane nanjye kugira ngo nyine mbashikire. ntabwo wize nabi si kubera ikintu atize nabi. ubu ugiye kubivugurura ibyo wakoze nabi byose kugira ngo bibashe kugenda neza kandi uzabashe kugera ku nzozi zawe. So ubu buryo runaka rero ugiye gukora iki kindi kugira ngo byibuze abantu bose bakuri inyuma uyu munsi bari kukurwanirira ishyaka mu buryo butandukanye nawe ukomeze kugenda ubashimisha mu buryo runaka ushakamo gukora. Kugira ngo buriya umuntu nyine ukwishingira muri make nyine hagarara gutya stand by buriya stand easy buriya ubundi muri make ibintu ntabwo nari nzi ko ubundi habaho nyine nk'abantu bagira urukundo kuko nyine nakuze nta muntu mbona mu rukundo hanjye urwiha nyine muri make ari njye ndi umwana ndi n'umubyeyi. Yego nyine buriya umuntu uvuga si umuntu ukugurira ikigo nk'icyo ukakigamo buriya amafaranga ishyira yaza ntabwo nyazi buriya nyine aho yaba ariyo yose nubwo nyine nayazi ariko nyine biba bitandukanye n'ikigo nigagaho cy'ubuntu. noneho what to do next ni iki kigiye gukurikiraho? Nyine cyakurikiraho nyine nawe no gukora cyane nyine ashaka amanota meza. Reba hano usomera hano ukuntu handitse hano kano kapa Cedric bereka ahangaha. Oya nibyo nyine ni gahunda. Okay isomera ahangaha hano God is always fair. God is always fair. Bisobanuye iki? Fair. Shabura nakubwisha ukuri njye ntabwo mburana nabizi. Ntabwo bizi. Ariko ngerageje. Ugenekereje. Ugenekereje buriya navuga ko buriya nyine Imana ni inyempuhwe ihora iri inyembabazi. Imana ihora ari inyembabazi ari inyempuhwe ari ingwaneza ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Ngira ngo urabibonye. Ubwo twahuraga ugize cyangwa se mbere yuko yenda tuzaza no kumenyana cyangwa se abantu batandukanye bakubona ugize utekereza ko ibihe nk'ibi ngibi uzabigeramo. Ese ku ruhande rwawe kuba ubigezemo n'iki kintu bikweretse n'ikintu ubonye n'iki cyizere kindi cyubatse ku buzima bwawe? Nyine icyizere kindi umuntu yakwiha nuko nyine nta joro ridacya. N'ejo bugacya hari igihe uba mu kigeragezo gikaze. Komeza nkomeze abantu bakakuvuga ngo urajya hehe. Ibyo ni iby'abantu bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya nawe ubwawe bwakeye cyane rero. ntiburakeye nyine bwarakeye ariko ntiburacya cyane. Ugiye gukora iki kugira ngo noneho umucyo ukomeze wake ku buzima bwawe? ni ugukora cyane. Noneho ni ugukora cyane kuko nyine udakoze cyane ntabwo nyine watera imbere cyangwa kugira aho ugera nuko gucya ntabwo bwacya. Ureji uyu munsi abantu bose babanye nawe abantu bakubaye hafi ni abantu benshi cyane batandukanye ariko muri wowe uyu munsi ni akahe gaciro uha ibi bintu byose bimaze igihe bikubaho bigaruka ku buzima bwawe bigenda bigaruka ni akahe gaciro ugenda uri kubiha uyu munsi kugira ngo tuvuge ati Regis biri gutya ariko bya bintu hari agaciro kuri we abihereza binatuma nawe hari ibyo agomba gukora kugira ngo navuga ngo atazabakoze isoni yani bimeze bityo. Kuko nyine guha ikintu agaciro ntibyabura ariko buriya mbere yuko nyine uha agaciro ikintu nyine urabanza ukareba ukavuga ati
akamaro bifitiye kangana iki cyangwa naho byangeza hangana iki. Nyine urebye ko ari ikintu nyine kigufitiye akamaro karekare bifite aho byakugeza nyine ugaha agaciro karenze. kuba uyu munsi icyifuzo gikomeye cyane wari ufite cyaragiye kigerwaho kuba mama ari kwa muganga, kuba warabonye umuryango ugufata nk'umwana mu buryo utagize unatekereza ko byakubaho, twavuga ko igisubizo kuri we cyabonetse, ahubwo hasigaye abantu niba ufite umwenda ibi bintu ku ruhande rwawe bihagaze gutereje kuba wenda ufite umuryango uyu munsi wisangamo, ufite abo uhamagara papa, ufite umuntu ushobora kuba wahamagara akakwikiriza ukamubwira ikibazo akagufasha, kuri we bivuze iki mu buryo binagwaye amahirwe yo kuba uyu munsi uri ahantu heza nk'ahangaha? Buriya nyine icyo binyeretse, nyine icyo binyeretse cya mbere nuko nyine hakiriho nyine abantu bagifite umutima wa kimuntu. Wari warababuze? Ndetse nzi ko banabaho buriya. Bariho ariko ntago wabyizera. Utarabibona ntiwabyizera. ni ukuri. Wabyizeye? Njye narabyizeye. Ubu rero hano ukuntu bimeze tuzagaruka tutaganira mu kinyarwanda, sibyo? Tuzagaruka tuganira mu cyongereza kuko niyo gahunda ihari hangana n'urwo rurimi bakoresha cyane. Ubwo nizere ko gahunda nta yindi Regis igiye kubona Regis mushyashya, sibyo? Yes. Ni abantu ushimira cyane, wabavuze ni abantu bose muri rusange, ariko by'umwihariko tunashimire uyu muryango wakwakiriye nanone, by'umwihariko n'abantu batandukanye twagiye tubana ku bintu bitangira kugeza ubwo bintu bibonye umurongo. Navuga ko ni abantu benshi cyane bifuje kwakira Regis, ariko mu by'ukuri ntabwo byari gushoboka ko hagera hose, ariko ahari nizere ko muzakomeza kumuba hafi kandi mu buryo bwose butandukanye. Abantu bakomeze kugusengera kandi nawe ukomeze kwisengera, usengere na mama, mandi komeze kumugusha neza kandi ukore kugira ngo ibyo wamusezeranyije cyagiye mu kiganiro bikora. Avuga ati ngiye mama ngomba gukora ibishoboka byose nkazakwereka ko ndi umuntu w'umugabo, sibyo? Ubonye inzira rero, twizere ko ubu nitkubereyemo ideni. Ubu nta muntu ukikubereyemo ideni, twereyemo ideni ni ukwiga cyane kugira ngo ibyo dusezeranyije uzabikore. Right? Yego. Tayari? Yes, niyo tayari, ariko nyine buriya muri make ikindi nyine navuga nyine uri umuntu ntabwo arangije nyine adashimira abantu nyine. Buriya nyine ndashimira umuryango nyine wanyakiriye nyine ukamfata nyine nk'umwana wabo nyine mu muryango. Buriya nkashima n'abandi muri rusange nyine abaje kusura, abitanze nyine bakamfasha, n'abandi nyine nzi nabo nazi. Reka dushimire n'Imana yakomeje kugenda idushoboza kugira ngo bikunde, ibindi byo bizagenda neza. Ubu tayari ugiye kujya mu ishuri, abandi bari kujya muri classes, donc you have to attend. Ugiye gutangira uyu munsi akazi, tuza kureba akazi kawe gakoze neza, kandi nizere ko tuza tubereke ama report form, ibintu byose bimeze neza cyane, kandi Imana ikomeze kubaho umugisha kandi ibindi byose bikomeze kugenda neza cyane. Turabakunda rero, ibindi byose bizakomeza kwinyira tubana, kandi rero tubabwire ngo iki ni ikimenyetso gikomeye cyane ko ibyo urimo byose, ibyo ukora byose, Imana yaguhindurira amateka, yaguhindurira ubuzima kandi byagenda neza cyane. Regis, ariko ongera uhindukire barebe ariko n'inyuma, bahindukire barebe n'inyuma, barebe ingendo, barebe n'ingaruko. Iyi ni ingendo, izi imbere ngoza n'inyuma, barebe ingaruko. Iyi ni ingaruko, iyi ni ingendo, ibintu urabona ko bimeze neza cyane. So courage rero Regis, komeze kugira ibihe byiza, namwe mukomeze kugubwa neza cyane, by'umwihariko abantu mwese mwababajwe ndetse mugakorwa ku mutima n'iyi nkuru, ndetse iyi nkuru ikaba hari ibindi byiringiro iberetse ko bishoboka. Iri ni isomo, ni inyigisho ikomeye cyane, kandi twibwire ko gusenga biruta byose, bikingura ijuru, bimara umubabaro. Urabona ko Regis y'amaso yaririshaga, ubu ngubu yari gusekesha, ibintu bimeze neza cyane. Kandi tunashimire n'ubuyobozi bwa Wisdom School bwemeye kumwakira kandi bukemera no kumufasha mu bindi byose bizakurikira. Twizere ko Regis azamuramo ari umuntu w'umugabo n'afasha abandi nk'uko yabisezeranye, kandi akaba yiteguye no kubisohoza. Mukomeze kugira ibihe byiza, kadukomeze n'ibindi bikurikira. Reje courage mwana. Rero reka n'ubundi tubashimire cyane, n'ubundi abadukurikiye ku Manuro TV. Ni umwanya mwiza nk'uyu nguyu wo kugira ngo dushimire abagomba gushimwa, ngo ibishimwa tubishimwe n'ibigawa tubigaye, ariko uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kugira ngo dushime Imana. By'umwihariko tunashimire n'uyu muryango
wamwakiriye ku mpamvu zitandukanye rero zatumye bamuhitamo bakamufasha bakamwitaho. Ni nayo mpamvu kano kanya turahangaha kugira ngo tubashe kuganira nabo. Reka tubasuze muraho neza. Naho Yego, twishimiye kubana namwe, twishimiye kuganira namwe, by'umwihariko na cyane ko uyu munsi mwiza navuga ngo kuri Regis wageze ku byo yifuzaga. Imana imukubye inshuro ibihumbi niko ndaza kubivuga. Ubundi Regis mwamumenye ryari, mwamumenye gute, kuki mwemeye kumwakira nk'umwana mu muryango ndetse bikagira naho mukorera nk'ibyo mwakoreye umwana wanyu muri rusange? Murakoze. Regis namubonye kuri YouTube ku Manuro TV. Ibibazo nabonye yavugaga byanteye emotion ku buryo numvise ngomba kugira icyo nkora kugira ngo ubuzima bwe buhinduke. Biganira na madamu turabyemeranwa ko Regis twamugira umwana wacu, tukamufasha nk'umwana wacu. Ni ikintu gikomeye cyane. Rero ni iki kidasanzwe ko tubona benshi bakeneye ubufasha nk'ubwo Regis yari akeneye cyangwa se n'indi, ariko ikintu kimwe ko cyatumye muhitamo kumuhitamo mukavuga ati reka dufashe uyu mwana, ni ikintu ibyo byose gikomeye cyane. Icyo kintu ni iki? Impamvu ya mbere ikomeye nkoze ku mutima nuko mu bibazo Regis yari afite, abandi bana bajya ku muhanda bakajya kuba amayobo iwabo hari ibibazo. We rero yahisemo kuba umugabo, ahitamo gufasha nyina. Yabaye umuntu w'umugabo cyane ku buryo burenze imyaka ye. Ubwo butwari rero yagize bwo kwemera ku myaka ye mike cyane, akaba ari urwaza nyina, akamutabariza, akamufasha, akamutunga. Byanteye imbaraga zo kuvuga ngo iyo ntambwe imwe yateye yo kuba umugabo, Imana imfashe kumufasha gutera nyinshi zishoboka, agere kure hashoboka. Kuko ni ikintu gikomeye kubona umwana uri munsi y'imyaka 15 ari utunze nyina. Ni ikintu gikomeye cyane, aho kujya mu muhanda ngo ajye kuba amayobo, yahisemo gufasha nyina mu bushobozi bwose. Rero iyo ntambwe yateye nk'umwana muto yari ufite urukundo, ufite umutima, yatumye ngira umutima nanjye wo kumufasha ngo agere kuri byinshi bishoboka. Kuki mwese kumuzana muri rino shuri, twavuga ngo wenda ryitaruye umujyi wa Kigali, binongeye ni ishuri riri mu mashuri ahenze muri kino gihugu cy'u Rwanda? Kuki mwese kumuzana muri rino shuri, byo bimeze bite? Nk'uko nakubwiye ngo Regis uburyo yagaragaje ubutwari mu myaka ye mike, numvise ikintu cyose gishoboka cyakorerwa umwana nta kimukorera. Iri shuri rero rifite boarding. Regis ntabwo yagize uburere bw'ababyeyi, ahubwo yabayeho igihe kinini yirera, yirwanaho. Mama yararwaye, papa we ntamuzi. Iri shuri rero kuko ritanga uburere butari ubwo mu ishuri gusa, ahubwo bufasha n'umwana gukura mu bupfura, mu rukundo, kubaha Imana. Numvaga ari byo byamfasha cyane ko urabizi mu miryango dusigaye dukora akazi kenshi gatuma tutabana n'abana cyane, ariko numvaga agiye mu ishuri ryamumfasha agakurira muri discipline harimo kubaha Imana, harimo kubaha abantu, gukundana, byakongera ku masomo ye noneho meza, kuri ni ishuri ryiza cyane. Agize amasomo meza akagera no kwiga ikinyabupfura no gukunda Imana, numvaga byazamufasha guhinduka akaba umwana w'icyitegererezo. Ni ibintu byiza cyane kandi tunabashimiye cyane n'abandi bagiye babana namwe. Ariko niki kintu kidasanzwe mwabonye kuri Regis, twabanye mu maranye, afata imaranye akiri mu muryango, banyakira nk'umwana, ni byiza cyane. Niki kintu wabonye kidasanzwe kuri we ahanini, ubona ko waba ari umwihariko kuri Regis, ndetse byanatera n'abandi bantu niba ari impano, niba ari ubundi buryo runaka kugira ngo n'abantu badukurikira barusheho kumusengera kugira ngo akomere muri uwo murongo, cyangwa muri ubwo buryo arimo kugira ngo ikomeze kumubera umugisha muri rusange yabo? Mu gihe gito tumaranye, Regis ntago nashatse d'abord kugira ngo abanze amenyere mu rugo, tubone nk'ababyeyi. Ntabwo biba ari ibintu byoroshye kuba umwana ahita aza akajya mu muryango, noneho umwana wamenyereye freedom iri ku rwego rwo hejuru, kuva mu rugo asabye uruhushya ni ibintu bitonda umwana. So mu minsi ya mbere rero urumva
byaramutonze kuba umuntu ashobora kuba mu rugo agasohoka ari uko asabye uruhushya cyangwa ari kumwe n'ababyeyi. Gusa ikintu gikomeye namukundiye ni uko ibyo byose yarabyakiriye kandi niyo bimuganirije ntabwo yiramanta nubwo ya tekinike impamvu yatuma agenda ariko nk'abana bose icyiza arusha abandi no kwimubwiye arumva. Nta mpanuro n'imwe ushobora kumuha ngo yange kuyumva naho yakosheje asaba imbabazi. Rero nge sinabimukekagaho nk'umwana wireze numvaga ko ari umwana uzaba ufite umutwe munini bizantwara igihe kumwumvisha ariko Regis afite ikinyabupfura kidasanzwe iyo umubwiye arumva kandi agasaba imbabazi ku makosa. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Sinzi niba ari ikindi kintu mwakongeraho yenda ko tumaze kuganira haba muri rusange abantu bite kuri Regis babara abandi barunaka badukurikiye niba rundi butumwa yenda twasorezaho kuri kino kiganiro gituma tubwira. Murakoze. Icyo nakongeraho nuko Regis ni umwana wacu twese nubwo abe mu rugo iwanjye cyangwa se nubwo niteguye kumufasha muri buri kimwe cyose ariko Regis yabaye umwana w'igihugu, umwana w'abantu benshi bamukunda. Nabasaba gukomeza kumusengera kuko aracyafite ibibazo byinshi. Ntabwo navuga ngo kubona ishuri, kubona ibyangombwa byose nkenerwa ntibihagije kugira ngo agaruke mu buzima bwiza ngo yumve ko ari umwana utekanye ufite umurongo. Rero ndasaba buri wese uzi Regis wamubonye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ko yamusengera akamenya ubwenge, agakura mu bwenge, akagira umuco, akaba umwana mbese uri ku murongo, akazaba icyitegererezo. Njye nicyo mwifuriza, nifuza ko n'abandi nabo bamusabira akazaba umwana w'icyitegererezo. Asante, murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha. Namwe mwese mwakomeje kubana natwe by'umwihariko na n'uyu munsi mukaba muri kumwe natwe, reka tubashimire by'umwihariko ndetse tunababwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza aho hari ahantu hari hatandukanye mudukurikiye. Ibyiza byose Imana ikomeze kugenda ibibaha uko mubyifuza by'umwihariko kandi namwe mwese mwakomeje kubana na Regis na n'uyu munsi mukaba muri kumwe nawe, bikaba mugiye komeza kubana nawe, mukomeze kumusengera by'umwihariko munasabire uyu muryango kugira ngo Imana ikomeze kuwagura ndetse no kubushobozi butandukanye kugira ngo ikomeze kugera neza cyane. Rero ibihe byiza, ibiganiro byacu byo buraho nakagaruka aho muri hose tubabwira mukomeze kugubwa neza kandi ibi byose Imana ikomeze kugenda ibafashamo. Turabakunda cyane.